kumvikana wabaye wakangahe 19 hari umuntu wavuze ngo wabaye wa 91 mani ninde ngwino hano ngwino ninde Mamanga ngwino wabaye wa 19 ubona amanota ngahe se 63 gatera gakorasi rero nitumara kugatera tubanze turye ibiryo bijyanye na uyu munsi umuntu wese uri buve hano amaking sure ko arabahaze kandi murabizi ko ari mukomeza kwitwara neza Imana izagira ute izabakura he mu muhanda Vemo ngo hano naho deneye ave umuntu bwo utinyitse Yeni nyamara ninzara nguya batari Uwiteka Mana simba nyirihomba nari wagiranye ubwo niwe ugiye kugira ute uhere ku murongo kandi Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire meze neza cyane bakunze urugendo online TV nge nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Unity TV umuvandimwe bita Professeur Mbata bimeze bite uyu munsi ndi mu rugo muzi ko bwashize nari nababwiye ko ngomba gusangira n'abahungu banje Noheli na Bonani ubwashize baje kunsura twasangiye Noheli ariko nanone uyu munsi bibaye ngombwa ko nabwo mvuga ngo reka dusangire na Bonani tugiye gusangira Bonani uyu munsi murabona ko nabaye mucoma number 1 Mbata kaba mucoma number 2 ura ntago aba mucoma na number 1 utarumushi ntago byavamo ibyo bintu bimenya nabizi rwose mucoma number 1 agomba kuba avuka Rusizi cyangwa Nyamasheke Rusizi cyangwa Nyamasheke ariko ubundi kuvuga ngo umushi wowe ni nimero zingahe kibazo zirajya gushya nazimariye oya nuko gucunga ubwo nukuvuga ngo ahubwo nuko gucunga nukumba hafi Samu rero kugira ngo tutaza gucura abana uze kwiha karuma ugaruma nyibyubushi tubanze tugaburira abana twebwe turaza kurya nyuma ubundi rero ukuntu kugira ngo ibintu bize kugenda neza nze no kotsa sinshiririze reka kwara kugira ngo mbanze suhuza abantu mbabwire uburyo bigiye kugenda turacyari kumwe n'ubundi na Jerry kudufasha ku buhanga bw'amajwi n'amashusho umuvandimwe Mbata impamvu uyu munsi turi kumwe murabizi ko ari inshuti y'abana akunda abana cyane abantu bamuzi mu biganiro kuri televiziyo murabizi ko akunda abana ariko abantu baraje kuri YouTube ari no gukora ibiganiro bica kuri YouTube channel The Unity TV abantu bagiye bakore subscribe kugira ngo nawe tujye tujyana muri rwa rugendo ibintu bimeze neza cyane kugira ngo naza gushiriza rero Samu reka nongeraho kandi kantu ubushize wakoze ikiganiro cyiza yego wakoze ikiganiro cyiza ikintere emotion icyambere ni iki ukuntu watekereje bano barumuna bacu gusangira nabo no donc kubitekerezo bwabyo n'ukuntu byakozwe biranshimisha cyane nabati ubutaha ni wongera gutegura kino gikorwa uzambabare tuzabe turi kumwe kugira ngo dufatikanye nkuko ni inshuti y'abana tubikore neza so mu kanya gato tugiye kwakira abana dusangire twishimane bagiye kwinjira batubwiye ko bari hanze barimo baza turakomeza kugera tuganira nta magambo menshi dufite yo kuvuga icyo dufite nibo bareboze kukivugira tugiye kwirira inyama turya ibirayi ubwo abantu bagira amerwe bari kureba iki kiganiro muze kwihangana cyane kandi inkeka ko aba bana bo ku muhanda babayeho mu buzima butari bwiza haraba baherutse inyama
kera cyane ariko twagize amahirwe Imana ikagira uburyo gufasha nshimira umuntu bita JP Imana iguha umugisha cyane bro ahantu uri ujye ugubwa neza bwashize twarasangira arambwira ngo imwongera gusangira nabari abana nanjye nza contributinga nzagira uburyo nzabigiramo uruhare yabigezemo uruhare rukomeye cyane rero bless up bro Imana ikongerera cyane ishimira umuntu witwa Mahombi nawe ni umuntu w'umugabo cyane umuntu witwa Mahombi nawe Imana imuha umugisha rwose yego ubwo abo bantu bose bagiye bagubwa neza cyane ubwo reka tubanze ducome kugira ngo abahungu bacu aho binjiye bagubwe neza cyane bless up bimeze bite nshuti zanjye bimeze neza mwese muri bazima yego we ntago uri muzima bari warangaye byagenze ute byagenze ute ntacyo nisa none se wowe ntago twaturi kumwe bwashize turi kumwe hirya ba Fabro oya ntago bwashize twaturi kumwe none watangiye kurwana oya ndi kumahagurutsa harya nababwiye ko kuza kunsura ari ukwirinda iki kurwana kindi no kubangama mugenzi ikindi no kurya nabi mukwirinda kunywa iki ibiyobyabwenge harimo iki n'urumogi mwarabiretse yego umuntu uzajya unywa ibyo bintu byose mvuze nzamukura mu nshuti zanjye kandi nababwiye ko inshuti zanjye ubwashize twasangiye Noheli uyu munsi tugiye gusangira iki bonane uyu munsi tugiye kubyina ngo bonane noneho ibintu bimeze neza cyane bonane yego kure bonane se kure bonane yego urambara iki mukobwa urambara iki musore we ndambara wawitiwe urambara karuvati y'umutuku nzambara wayitiwe urambara iki musore we karavati y'umutuku nuko bimeze cyane ngira ngo umusani wacu avuye ku ishuri harya ni izina ni Bonheur KG OG ibyo ari byose twabanje kumurindira kugira ngo ave ku ishuri bro ntago narinzi ko yiga kandi banambwiye kuri umuhanga kandi ukomeze ukunda ishuri cyane kabisa ukunda ishuri cyane ngira ngo kuba wiga ni ibintu byiza wawe wakangahe abantu bari gusakuza hariya twese twumvikana wawe wakangahe 19 hari umuntu wavuze ngo wabaye wa 91 imana ninde ngwino hano ngwino ninde wabaye wa 19 ubona amanota ngahe se 63 gatera gakorase rero nitumura kugatera tubanze turye ibiryo bijyanye na uyu munsi umuntu wese uri buve hano amaking sure ko arabahaze kandi murabizi ko ari mukomeza kwitwara neza Imana izagira ute izabakura he mu muhanda okay ntago ibyo ngibyo mbyifuza nta nundi muntu wese ubyifuza ariko ikintu cya mbere mugomba kubanza kugira kwirinda kwiba kwirinda no kujya mu biraya kuntu ndakwiba no kwirinda ibiyobyabwenge ako karo ntago ari no kwirinda ibiyobyabwenge okay muracyari abana mwirinde ibiyobyabwenge inzoga ntago muzemerewe ndetse ko nta muntu unywa inzoga murimo umuntu unywa inzoga nahita musohoramo hano nimba hari nayo nywa njyewe ninde uyinywa ahita agenda ninde n'abazinywaga baraziretse n'abazinywa abatazinywa ni Paul n'uyu nguyu mugomba kubireka by the way kubera ko ntabwo ari byiza ibiyobyabwenge bituma umuntu abiki akabihompa cyamuhopa mugomba kubireka ngaho KG wa OG dufitaga korasi ko gushima Imana ariko tubanze dushima Imana ko twongeye guhura uri mana wabaye Imana uri mana wabaye Mana we mu bibazo byose narakubonye uri mana wabaye Mana we mana wabaye Imana uri mana wabaye Mana we aho data na mama batabaye warabaye Mana urandengera aho data na mama batabaye warabaye Mana urandengera aho data na mama batabaye warabaye Mana urandengera
Mana urandengera warahabaye Mana urandengera warahabaye Mana urandengera. Wow, murakoze cyane. Nari mbakumbuye rero kubera ko ari nkawe uvuye ku ishuri, hari n'abandi mwari mwagiye ahantu nyine gushugurika batuboro twanyu bita harya babyita imisya ushugurika basiko musyago. Okay, reka tubanze twicare dusangire. Tugiye gusangira hari ahantu karakanu kari yariye kose bakita kazingalo. Biriya bintu byose rero biri hariya ni ibyanyu. Ikintu gihari rero mugomba kubanza gukora hano ni discipline nyinshi cyane. Tugiye kubanza turya harimwe abantu bashonje katubanze dusangire. Ubundi hano rero ni mu rugo. Iyo umwana ari mu rugo agera ute? Aritonda. Ikindi umwana uri mu rugo aribwiriza. Umwe babiri nibagende bazana amazi kugira ngo babiri mvuze babiri bazana amazi. Nibamara kuzana amazi abandi tugira ute? Dukarabe. Kandi nimba tugiye kurya hano reka mbabwire noneho turarya duhage. Ariko birasaba ko umuntu wese aba afite discipline. Sibyo? Discipline nawe uri mukuru. Ngenda sana. Noneho hano mwazanye gasongo. Gasongo bimeze bite se? Meze neza. Meze neza. Maze sanzwe uburi hano hasi kagogo. Gasonga bakagogo. Yego. Kiba. Yo. Bimeze neza. Ni sawa. Haryo bavuye mu ishuri mu kangahe? Jewe sina mu wa kabiri nyine nje. Mu wa kabiri. Uzi gusoma? Reka. Kiba, good morning. Good morning. How are you? How are you? What is your name? My name is Sinasingizwa Berite. Berite. How old are you? How old are you? Mfite imyaka ingahe? Chime. Icyongereza. How old are you? Go 25. What? I am 25. How old are you? I am 14. 13. Mu bana urashaje. How old are you? How old are you? 20. No, yeah? 12. Seko numva mwese mushaje. 12 ni ngahe? 12. How old are you? Shawinuka. What is your name? My name is Masenyi Sheregizi. Ufite imyaka ingahe? 13. 13. Ubwo mu cyongereza bavuga ngo iki? Inde muntu wa mu cyongereza 13. I am 13 years old. Umuhamashyari. Yabyumvise ko ababizi? Ariyaga mu wakangahe? P5G. G. How old are you? I am 15 years old. Ukomeze ukunde kwiga kandi bizagenda neza. Hey bana, ntagire ikintu kizakubuza kwiga kuko kwiga ni byiza. Kwiga si byiza. Abandi kandi namwe never give up. Imana izabikora. Izabigenza neza cyane. Reka noneho tubanze dukarabe isuku imaze iki? Niyo ya mbere. Isoko y'ubuzima. Y'ubuzima. Ubwo se bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki? Iyo usa neza ntugire umwana. None se ibyo ntabwo byemewe. Wowe muretse. Abandi banywesha umuntu. Wowe bagiye kuguhana rero. Reka nyuma. Twa turi kuvuga isuku. None ugize ute? Hoya ntabwo turwana. Amazi ntabwo bayanywera hano banywera. Ku gikombe. Kubera iki? Kubera iki? Umwana. Umwana ntabwo ari mwiza.
ndacyari kuganira n'inshuti zanjye abana muri kora hano bose ubwashize ko twasangiye Noheli uyu munsi kongeye gusangira bonani abana ari umuntu bita JP Imana imumugisha cyane ntabwo ari naha ibyo byose nkeka ko iki kiganiro yagiteye inkunga by the way ni inshuti yanyu arabakunda cyane yampaye ubutumwa bwo kubabwira ngo ejo ni heza kandi nimukomeza kuba abana beza nawe azakomeza kuba inshuti yanyu ku buryo azabafasha ejo ni heza ariko nimugira ute nimwirinda ubu nta muntu muri mwe hano uheruka gufungwa aya egera hano bicaraho hafi egerana na KG wa OG yego fata mikrofone umbwire nukuvuga ngo kuva igihe duheruka gusangirira inama nabagiriye nta muntu wongeye kuzirengaho ako nyine usibye ko nyine Imana yabikoze kuva cyagiye ntago bari bongera kugufunga umwaka guhera kuri Noheli tina naba ntago bari bakanjyana ako yindi myaka yazaga yose nabaga nde kwa Kaboga bari kunjyana mu ntara ndagocara cyane barananjye njya mu ntara nza n'amaguru uva hese mvibuterana n'igitsi ngenda kandagira narenze uturere tune nararenze iminsi 4 ako nagize mu ishyamba mpita ninyarira nyikirigira kiva kubera iki noneho urishimira iki kubera iki noneho uvuga ati iyi munsi nuko nyine Imana nyine babigiyemo ubundi Imana nibiki waretse ibyo naretse agafege koko ndi hafi ko kareka natinere yandi hafi kuko nakuze ngomba kubireka haryo ugize imyaka ingahe 13 jewe ngona yejeje muri ingahe arata muri uyu mwaka nibwo noje 13 okay harya gasongo afite ingahe gaso ufite ingahe 17 gasoye ntago bari bakujyana se kusa nk'uwitonze ariko muhereze mikrofone gasongo banjyanye yo gaso komeze wagarukiye mu kangahe nago ngiye nigeze niga niki kintu ubu ngubu ubona ugomba gukosoraho mu myitwarire yawe ndagomba gukosora hose icyo ugomba gukosora no kuva mu muhanda gusa kuva mu muhanda ababyeyi ufite ufite mama wawe ugomba kuva ku muhanda rero kubera ko wanakuze ugomba gushaka nyine akantu ushobora gukora uzubona umuntu agufashe basubira mu ishuri wajya mu wakangaho ubwo reka ngiye nko mu wa kabiri hako n'imyuga wayiga by the way imyaka umaze kugira 17 wakiga n'imyuga umutipe mwegeranye se ko ari guseka shaho ibintu byo guseka ni ushaje muhereze mikrofone ambwire bimeze bite sawa bimeze neza wowe uyu munsi ngira ngo ubwashize ntago wari uhari ntago nari imari ariko nawe ubusanzwe turaziranyira inshuti yanjye ufite imyaka ngo niwe mukuru hano akareka turangana nawe ufite 17 ngo afite niranga muntu nayibere ngo ndababesha ufite iranga muntu katurebe oya nta kibazo ni ibyawe ni ibyangombwa byawe ubugomba ese turayigira ese mugira amaranga muntu uyu nguyu yarashaje wow amaye 2005 wow Nyarugunga Kicukiro none se wowe wageze Kagugute nanjye narazerereye mpita ngera ahangaha bariho magarara narazerereye ngeze ahangaha bariho mpita nijyamira nanjye ndashaje ngo wageze gute Kagugu muretse inshuti zanjye murabizi ko biriya bintu byose biri hariya aka ni agasampo twari turi kurya biriya bintu byose muri kureba hariya ni ibyanyu murabirya ku buryo mutaha muvuga ati cyakoze kandi n'undi munsi uko Imana izajya idushoboza muri inshuti zanjye n'abandi bantu bose badukurikiye bakunda abana bakunda u Rwanda rw'ejo tuzajya tumera neza sibyo ngaho tubwireho gato ukuntu wageze Kagugu ifatiye ku gikamyo nyine nshizuka nageze Kagugu ntago bagukubye se bakibaze mbere nohera nibukora ariko ubu naye mu ndamukosora niwago mwegera hano hino ambwira ukuntu byabigenje ngwino
ngwino baramufashe nageze ndahantu uyu niwe wakwakiriye no kunywa basi nageze ahantu nibonera ikiraka cyo gutwara injerekani icara hasi nyine mbwira ukuntu wamwakiriye andi imbere arambwira ngo muri ikiraka ngo n'inzara nkomagura inje ancira umupira birangiriye aho ngaho none ubu niwe wamwakiriye wamwakiriye utese amwakirije imihini ibyo bintu byari byo kwe baranabafashe nabo barabahoragura oya reka tuberetse wibavugira reka babivugire kuki mugenzi wawe wamwakiriye nawe nuko tubakira uko mubakira ushaka kumushyiramo imiyaga iyo uri mushaka turakumenagura ngo hari ryari ishize imyaka myinshi inde muntu hano mwemera mwese hano ngo mwana mutinya muhabuka twebwe dutinya Imana gusa nta muntu hano ushaka kubura ukavuga ati ufite nki umutinyira iki wowe amureba nuko atari ngo akamukubita muri borodi gasongo se ngwino hano najavuyemo yo ngo hano naho ndeniye ubundi ubwo ubutinya iki njye ni Imana n'inzara ni Imana n'inzara ariko wariye none uhongira ngo inzara yo ntago kiyitinya kubera icyo utinya Imana kubera icyo utinya Imana Haleluya murakoze kuma ku byo kurya Imana yose Bruce Imana murayizi n'ibitangaza byatumye nyimenya nakubwira n'ibitangaza byatumye nyimenya iki cyatumye umenya Imana njyewe ubundi njyewe numvaga yuko kera n'amazi we siba niwe mukuru wagakwiye gukaruma abantu mu gihe turi gukora ibiganiro bakicara tukaganira twese dutuje siko bimeze numvaga kera ubundi n'amana ibaho bakambwira Imana nkaho gati si yo mana ibaheshye wayibonye ute rero umunsi umwe nari nabwiriwe nakubiswe nashakishije naburi ndavuga ati subo koko ndabahuti ndavuga ati niba Imana koko niba ibaho ni nabara ndavuga ati nyine ubwo nyine ndaburaye bigeze nko mu ma saa 3 z'ijoro numva agatima karambwira ati tambuka ku kagogo ndatambuka hano bacuruza imireti bona haciyemo umumabuji uri kuri moto abaraje aravuze ati uno mwana mukorera umureti w'igihumbi nta n'ikintu umusabye aravuze ati uno mwana muhereza umureti w'igihumbi nta n'ikintu mubwiye nta n'ikintu umusabye ndavuga tuzi ko burya Imana ibaho nanone ubwa kabiri banjyana igikondo banjyanayo mu kwa 9 mu kwa 10 mu kwa 11 mu kwa mbere mu kwa kabiri nyiriho hari benshi cyane bapfa ariko ngiye nkavuka nkagira nkabyuka ndi muzima noneho baza kunkorera ifishi yo kujya Nyamagabe ndavuga ati nyine ubu ngubu abantu banakiriye iteka bavuga ati wabyanga wabyemera ni muri iriya shyamba rya Nyungwe ugiye kujyayo nihebye mvuga ati si ubu koko ubu ngiye kujya Nyamagabe bigeze nko mu kwa kabiri ku itariki nka 29 habura umunsi umwe ngo batujyane ari ku manywa nko mu masaha 12 nyine gutya buri kwira numva kwa fande baramamaga ibintu na data tekerezaga ko byabaho numva narihebye mvuga ati n'ubu nyine baranjyanye narimo amazi amezi 4 ndavuga ati so ibi bintu bimbayeho wabona Imana ari igiye kubikora nagiye mfite akizere ariko umutima uri kudunda byadanje ngeze imbere ya fande abayifashe ku bwanwa gutya baratetereje arambajije ati se wisubiyeho ibintu byose wakoraga bibi warabiretse ndamubwira ati rwose afande nimumbabarira nkataha nta kintu na kimwe kibi nzongera gukora fanda baricaye yifashe gutya ku bwanwa aratekereza
aratekereza agatima umutima wanjye urimo uradunda bya danje numva baravuze ati uyu mwana ni mu murekura atahe bankoreye ifishi yo kujya Nyamagabe bura nacyo batwambika bahita batujyana numva fanda yavuze ati uyu mwana ni mu murekura atahe mbonye igitangaza cy'Imana nasohotse hanze ngenda ndumvaga ninaona akaye karirimbo nagiye ngo yabatari Uwiteka Mana simba nyirihomba nari wagiranye niyo Mana nkuru ntagomba nyirihomba nari bagiranye nyita nkomamo n'imirongo mvuga ati ni Imana itangaje ni Imana y'umubyeyi aho ababyeyi batari Imana ibihari ku itariki 10 z'Ukwakenda banjyana Gikondo mara y'amezi 4 banyandikira ifishi ya Nyamagabe niheba mvuga ati se uko ibi nibyo bigiye kumbaho Imana igira imbabazi ivuga ati mwana wanje humura ntacyo uzaba kuko ndacyari kumwe nawe afanda kimamagara arambaza ati se mwana muto wisubiyeho mukajwi karenga ndamubwira ati afande nisubiyeho akajwi karenga nanone Imana iramubwira ati koko uyu mwana wanje wisubiyeho ni mu murekura atahe afanda kivuga ati ni mu ndekure nahe nyisoke igipango cyanjye ndavuga ati uri Mana Mana wabaye Imana uri Mana Mana wabaye Imana Mana we mu bibazo byose narakubonye uri Mana Mana wabaye Imana Mana we Haleluya amen wow urakoze cyane ati nabonye Imana hari umusaza ngwino nakubonye waherekare wihisha ngwino gaposho nyiri bipango nyiri byondo bimeze neza egera hano ariko banza urebe n'umugabo muri kamera umeze neza ese nawe ngiye kumbeshya ngo baragufunze ngiye kumbeshya oya gaposho baragufunze narafu ariko nizere kutajya unywa ibiyobyabwenge ntabwo njya mbinywa oya ndi kubaza umuntu umwe ntago ndi kubaza abandi sibyo mujye mugira discipline nyine nabwiye ko kuza hano ari kubanza kugira discipline data ujye unywa ibiyobyabwenge ujye ubinywa nshishemo gake ariko ndi kubireka nakubwiye ngo icyo bwashize nakubwiye ngo iki sinzongera kubinywa ntuzongere none wagarutse hano ntago uherutse kubinywa kuva cya gihe ujye unywa ibiki basiko ariko ni ibiki ni tineri niyo bita basiko kandi ngo hano murazifite nizere ko mwazijugunye nta muntu n'umwe wemerewe kuza hano ibintu yabinyweye siko bimeze undi muntu harakandi kana ndi kubona gato bino nawe ibyo bintu ugomba kubereka kugira ngo ejo uzaba umuntu w'umugabo ukomeye sibyo ngo bamwitande usubira haruguru ikibazo hari oya ibyo bintu ntago ari byo witwa Omari siko mbona ukiri akana gato kareka ufite ingahe 14 amaye inka 14 iyo myaka yose niyo cyangwa ari wagutije akareka ni yanjye yawe nawe si imihanda urayicanganya ujya usyaga se cyane ujya usyaga ugakorera nkangahe ku munsi nk'igihumbi ukakimaza iki ndakirya urakirya n'ababyeyi ugira ngira mama wenyine papa yarapfuye abahehe mama wawe barayijya mu Kiyovu basi yose yaze se ujya umushyira kareka hago umushyira ende muntu ujya usyaga byibuza akakibuka gushyira abantu biwabo inde uyu nguyu ngo ujya usyaga bikagenda ute buretse fata mikrofone neza ariko ngashyira mu rugo abashyira ujya usyaga nkajyana mu rugo ukajyana mu rugo nkangahe hari igihe mama muhana 2 cyangwa nka mu 1000 yo ntago wiga mu kangahe mu wa mbere primaire ujya ubona se bimeze neza ku ishuri ujya utsinda ujya uba kangahe amanota ngahe ariko nizere ko nawe wirinze biriya bintu ngo byo kunywa ngo ibiki n'ibiki ari kukubangamira ndamusohora ngiye
kugira ngo tugendane nta bintu byo kubangamirana kandi hano mwese muri inshuti nize ko nta muntu ujya urwana hari umuntu ujya ukubita abandi hano akavuga ubundi ni ukuvuga ngo hano twese turi iki hano muri mu rugo ubwo niwe ugiye kugira ute uhere ku murongo kandi Rega mbashimire mwese abadukunze urugendo online TV bari mu Rwanda cyangwa se bari hanze y'u Rwanda, umuntu wese udukurikiye ubasha kureba ibiganiro byacu cyangwa se umuntu wese abafasha abababaye cyangwa se umuntu wese ubona umuntu babaye akamuremera ibyishimo, ndabashimiye cyane. Umuntu wese ubasha kubona ababana yaba umubona mu nzira akamufasha akamuhindura ubuzima cyangwa se umuntu uvuga ati reka uyu munsi nsangire nabo, ndashimira JP, Imana igumugisha cyane ahantu uri kandi n'aba bana nabo bagushimiye cyane. Dushimira umuntu bita JP. Okay. Reka tunashimira Imana yadutije ubuzima. Sinzi nimba hari ikindi mwese muri kumva bibaye neza, nta kibazo bibaye neza. Nta muntu numwe umva arakantu kabura. Buretse. Ndashaka ko dusoza ikiganiro umuntu wese ambwira ati genda babanze bakiguhe. Buretse.